nababwiriza ko Islam hano mu Rwanda ya dufite mufti na biroyi, tukagira imamu w'intara, imamu w'umuji, tukagira abayimamu b'uturere, tukagira n'abayimamu b'imisigiti. Abana abayobozi bacu tugomba kububaha, tugomba kubaha Abayisilamu. Izi nzego ko ari ni Perezida Paul Kagame bafite ntabwo abayoboye idini, abayoboye duniya niyo muyobozi wabo. Sindayigera n'umuhagararizi ntabwo tumwumvira, turamwumvira. Nababwiriza ko Islam hano mu Rwanda ya dufite mufti na biroyi, tukagira imamu w'intara, imamu w'umuji, tukagira abayimamu b'uturere, tukagira n'abayimamu b'imisigiti. Abana abayobozi bacu tugomba kububaha, tugomba kubaha Abayisilamu. Izi nzego ko ari Abayisilamu nababwiye ko ari Pepe afite ikibazo cy'uburwayi, afite ishyari, afite hasad, kandi ntabwo aramenye yuko we arwaye. Niba mwumvishe neza aya magambo yiwe, niwe wese wayivugiye abwira Abayisilamu ati twubahe mufti w'u Rwanda. Abayobozi ni mufti w'u Rwanda, biro ye, ndetse na imamu w'intara, imamu w'akarere, imamu w'umusigiti. Aba bantu tugomba kububaha. Arabishimangira avuga ati aba bantu tugomba kububaha. Nababwiriza ko Islam hano mu Rwanda ya dufite mufti. Ntabwo byemewe kuva ku muyobozi wa Islam amanyanga yose yakora. Ntabwo byemewe umupfe ngumuhungu. Ariko kubera yuko aka kanya uri gushaka ubuyobozi kuko wabubuze, aka kanya kubera yuko iterambere ry'Abayisilamu riri kugerwaho kuko utaririmo, kubera uburwayi bwa kiburi, kubera uburwayi bwa hasad,